Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga ukaba ukunda ibintu bijyanye n'imyidagaduro, nta kuntu waba utazi umunyarwenya Dr Nsabi umaze kwigarurira imitima ya benshi bitewe n'uburyo atembagaza abatari bake. Ni umusore uba wiyambariye ingofero, ikoti, karuvati n'ipantaro ndetse utibagiwe n'inkweto za bodaboda. Imvugo ye itamenyerewe cyane ni kimwe mu bigenda bimwongerera igikundiro umunsi ku munsi. Arakunzwe cyane kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 kugeza uyu munsi. Yakoze ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'ibyo akora uyu munsi mu ruhando rwa sinema nyarwanda. Gusa benshi turibaza, Dr Nsabi ni muntu ki? Ikibazo gikomeye cyane. Ubusanzwe se ubundi yavutse ryari? Inzozi ze zaje gute? Mbere yuko aba icyamamare se ubundi yakoraga iki? Byari bijyanye n'inzozi afite? Reka byose tubiharire iminota mikeya tugiye kubiganiraho hano kuri NBE TV Rwanda, inkuru zacu kuri kwawe. Yanitwa Sana nk'ibisanzwe, wibuke gukora subscribe niba utarigeze ubikora. Guhaye ikaze. Ubusanzwe ababyeyi be bamwise Nsabimana Eric, we yiyita Dr Nsabi. Yavutse mu mwaka w'igihumbi 1999, avukira mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe, akaba ari nawe mukuru. Kandi Dr Nsabi aracyafite ababyeyi bose. Uyu yagize amahirwe yo kwiga aho yarangirije amashuri yisumbuye muri GS Muhoza ya mbere Musanze, akaba yarize MCB cyangwa se Mathematics, Chemistry and Biology, akarangiza amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2019. Kwifashishije ikiganiro cyihariye, Dr Nsabi yahaye ikinyamakuru Isimbi mu mwaka wa 2023 cyagarutse ku buzima bwe. Yakuze se akora akazi k'ubufundi mu gihe nyina yateraga amarangi. Aka niko kazi kari kabatunze bakoraga, nubwo rimwe na rimwe kaburaga, ariko akavuga ko uko bagendaga bamenyana n'abantu benshi ni naka kazi kabonekaga. Dr Nsabi avuga ko yatangiye umwuga wo gukina filime n'urwenya mu mwaka wa 2016, akorana n'abandi baza no kwegukana igikombe ku nsanganyamatsiko yari yatanzwe. Yaragize ati, icyo gihe natwaye igihembo hari amarushanwa yo gukina ikinamico, ariko byari ukuvuga ku bana bafite ubumuga, uburyo tugomba kubana nabo muri sosiyete no mu mashuri ndetse no guharanira uburenganzira bwabo. Icyo gihe nakinnye neza, dutwara igikombe tuba ba mbere. Ndakeka ko ari naho natangiriye, nkomeza kubikora mu bigo byose nizeho. Nabaga mu club cyangwa se mu matsinda akora ibintu bijyanye n'imyidagaduro, ugasanga ndabishoboye. Ikigo cyose nigagaho wasangaga nzwi mu bantu bakora ibijyanye n'urwenya ndetse no kuvuga amakuru. Ku kijyanye n'izina yahisemo gukoresha mu mwuga yinjiyemo rya Dr Nsabi, yavuze ko bifitanye n'isano na ubwe ndetse n'ibyo yize. Ati, aho izina ryanjye ryavuye, ikintu cya mbere cyo nkunda inkomoko yanjye. Sinkunda kwihakana uwo ndi we bitewe n'aho ndi cyangwa nshaka kugera. Icya mbere naravuze ngo niba nshaka kuba icyamamare ntabwo ngomba kujya kure y'amazina yanjye ngo nyihakane, ahubwo mu gice kigomba kugira amazina nzitwa hagomba kuzamo izina ryanjye. Niho navanye Nsabi. Irya Dr ryo ryaje bitewe n'ukuntu nize MCB, kandi iyo umuntu yize iyi section neza aba umuganga. Noneho njyewe narayize ariko byarananiye, ndavuga noneho reka nubwo ntabigezeho ariko naravunitse, ntabwo ngomba kwirengagiza imvune navunitse. Nubwo byananiye mpita mfata Dr gutyo. Noneho bihita bihurirana n'ukuntu hari hadutse ijambo rigezweho ryo gukora umuti. Ndavuga ntese hazajya hakorwa imiti nta muntu wo kuyivurisha uhari? Ndavuga ngo ngomba gushyiraho kwa Dr kugira ngo imiti bakoze njye nyivurisha. Nubwo agifite urugendo runini rwo kugenda, Dr Nsabi avuga ko byibuze ubu yishimira aho izina rye rimaze kugera kuko ryaramenyekanye cyane. Ati, izina rya Dr Nsabi rimaze gukura kuko icyo ngenderaho mvugaho rimaze gukura, nuko nizwi n'abantu benshi cyane. Ubona ari ibintu byazamutse bikajya ku yindi ntera. Ni izina ryazamutse rijya mu yandi azwi dufite mu gihugu akora umwuga wa sinema. Kijyanye n'ikintu cyamugoye mu rugendo rwo kwinjira muri sinema, yagize ati, ikintu cya mbere cyangoye ni ukwisubiza ikibazo cya zihangana ngeze ryari, ariko kubera Imana no gusenga zamaze gucamo. Ahamya ko umwuga akora ari umwuga ushobora gutunga umuntu wese ndetse akurikije ibyo agenda abona. Nta kintu kimubangamiye abona, ariho hazava ibimutunga n'abazamukomokaho. Ati, ngumye mu murongo ndimo ntagize ikimpungabanya,
ni ibintu bishobora kuzangirira umumaro ku buryo bishobora kuntunga nanjye nkatunga abandi. Uyu nguyu imyambarire ye ari mu kazi ni ikintu yatekereje gishobora kuba nk'ikimuranga kugira ngo bimufashe kuzamura izina rye mu buryo bworoshye kandi vuba. Ati niba urwenya ninjiyemo ari rwo ninjiyemo, ugomba kundeba ugahita utangazwa n'uko meze bikagutera kunyitaho. Ndavuga ikintu cyatuma umuntu andeba bwa mbere agatungurwa cyangwa agahita amfata mu mutwe n'iki, ni uko nakwambara ibintu bitandukanye. Mpitamo gukoresha ingofero, gukoresha karuvati, amarinete, ikoti n'ipantaro n'inkweto za bodaboda. Gusa mo imbere mu ikoti hakaba nta cy'imbere kirimo, ndavuga akambara ubusa. Avuga ko yari afite inzozi zo kuba umuhanzi cyangwa se umushushanyi, gusa anateganya ko mu minsi iri imbere hari indirimbo azasohora. Aturetse iby'ubwana, ni ibintu byinshi umuntu yumvaga azaba, ariko njyewe kubera impano niyumvagamo, ikintu cya mbere cyazaga mbere y'ibindi byose ni ugukina filime no kuzikora. Ikindi cya kabiri ni ukuririmba, hagakurikiraho gushushanya. Ibyo bintu bitatu niyumvagamo ko nshobora kwerekezamo. Nta ndirimbo ndakora, ariko imishinga yanjye iri imbere ndabiteganya. Mvuga nti hari igihe muzajya kubona mukabona mbatayemo. Ikintu cyamubabaje ni uburyo aba yarakoze cyane bimugoye ngo azamuke, ariko yamara kuzamuka n'iryo zina yishimira ribonye nabyo bikamubangamira. Icyo yishimira uyu munsi ni uko yabonye urubuga anyurizamo ibintu bimuri mu mutwe mu buryo bworoshye kandi bikagera kuri benshi. Ikindi yishimira ni uko byatumye yunguka inshuti nyinshi. Kimwe mu bintu yakoze akiri umwana n'uyu munsi atajya yibagirwa ni uburyo ubwo yigeze kuva mu karere ka Musanze ajya Nyabihu n'amaguru kubera urukumbuzi. Ngo yari yakumbuye mushiki we, agenda atanasabye uruhushya. Dr Nsabi avuga ko nta mukunzi afite. Bwa mbere ababyeyi be babona ibyo akora batumvaga uburyo byazavamo ikintu gifatika, ahubwo bakamugira inama yo kujya mu gisirikare cyangwa mu gipolisi, umuntu ukora akazi ka leta cyangwa se umuntu ukora iyindi mirimo yose izwi ari bo byagirira umumaro. Gusa ababyeyi benshi ntibatekereza ko inzozi z'abana babo buri gihe atari ugukorera inzego zitandukanye zizwi, ariko ntibazi neza ko inzozi umuntu afite cyangwa se uko yitwara n'uko yiyumva byazatuma ari byo bimugeza ku ntego yifuza. Uyu avuga ko kubera ko ibyo yatekereje, kubera ko abantu bafataga amashusho bagakatamo amazina ye yabaga yashyizemo muri sinema. Ati abantu bafataga amashusho bagakatamo amazina yanjye, nza guhagarika kwambara imyambaro itandukanye, ntangira kwambara kuriya mu mbona. Uyu musore yatangiye ibyo gutera urwenya yifashisha imbuga nkoranyambaga nka Instagram, nyuma y'uko aza gutangira gukora shine ya YouTube yitwa Irebero TV. Yamufashije kugeza ubwo yahuye na Killaman, uzwi nka we mu bakomeye muri filime kuri YouTube, ari nawe bakorana bya hafi. Ubu ufatanye n'uwitwa Mitutu Nyambo n'abandi benshi byagiye bibabaho kenshi kandi byagiye bipostinga imbaraga zabo. Kugeza uyu munsi Dr Nsabi avuga ko sinema imaze kumwubakira ubuzima ku buryo abasha kwagura ndetse no kugura imitungo no gufasha abandi bamwitabaje. Ese muri comment Dr Nsabi wowe watekerezaga ko yari muntu ki, cyangwa se wowe wamufataga gute? Tuganize utubwire undi musitari wifuza ko nshobora kukuzanira ubuzima bwe bw'inyuma tutari mutumenyereye cyane kuri kamera. Nk'ibisanzwe nitwa Sana, iyi ni NB Zoom, inkuru zacu ukuri kwawe. Ciao ciao, hasta la vista.